ngubu ni umwe kundi bahasigaye cya kinyendaro ngo ni Renzo cyo ni igifata cyo ni urabaye kiriya cyo ngo ni Renzo cyo ni igifata cyo ni uguhitana na gitamba cyangwa se nkahita mfite umutima wacyo nkawuhekenya kindeba n'aho amaso yacyo Mwiriwe. Yem. Mwiriwe. Raje. Mami, muraho. Neza. Yego. Barimo. Oya ninjye uhari gusa mwambwira icyo mwabashakiraga naza kubabwira. Baraza nkaryarese. Ntabwo mbizi actually ariko baraza nko kumugoroba. Ko mbona se ufite ibibazo byinshi byakurenza. Umeze neza? Bagiye se basi. Mami bagiye gusenga. Bagiye ku musozi. Ese ninde mundi muri kumbasa ni Nyambo ni mama tante nyine? Ni tante wanyu. Na pasteur sisi bakunze kuba bari kumwe. Pastor akunda kubaranga gusa yagiye na tante gusenga. Aha ni mu basanga. Ntabwo mbanze umusozi bagiye pe. Ntabwo bajya batubwira. Basi bahamagara. Mami, iyo bagiye gusenga ntabwo tujya tubahamagara. Baba bakorera n'amatelefone. Cyangwa se nawe bitakugoye bagiye mu gitondo. Karibu mwinjire mu nzu bategereze. Niba ntacyo bibatwaye. Ntabwo babahamagara ukamenya igihe bari buzire. Shawa. Gusa ni muri aya masaha bazi. Basi karangwe no bategereza. Uko bagiye kare bashobora kuba bagiye kuza. Ya. Minjire. Ya karibu ngwino tutegereza. Ako mami ibibazo birakwishe koko. Siko bikugaragaraho. Yego. Kuri kose turi kuntera ikibazo. Yego nyine sinkuzi wa mubyeyi we ariko uri gutuma mangayika. Reba no kugenda gusa. Urabona ko wapanitse byagoranye. Nasi mami. Ndategereza igihe kingana gite. Ni gukicara. Ahubwo nkwakiriza iki? Nta kintu nshaka. Nta n'amazi yo kunywa. Mpaka nshaka pasteur byihutirwa na anti wanyu. Doturi. Saa 10:15. Wenda nka saa 12 baba bageze hano. Ego. Saa 12 zose wa mwana we. Ego. Seroka. Tukavugana gato. Mwaramutse ko. Reka mwaramutse kuko n'umuntu wishimye n'usi utishimye. Nubwo uzanakarira kugeza ryari ko nagusobanuriye yuko akazi kawe ntabyo nari nzi. N'ubu uracyandana. Rero ukuze se kandi ngafite. Wowe kandagiye mu nzu wese wanyiruka ntabyo ushatse kuvuga iki. Nubwo uracyizera bya bindi nizera ariko napfuye. Siko turi abavandimwe kandi ndi muzima ntabwo nigeze mpfa. Siko nzababwire kugeza ryari. Ariko wiyumvira ngo uri umuvandimwe wanjye kinara gushyinguye nkanaga agataka ubutekereza ko ngenda ikikora iki. Sinjya nibaza umugore amuvuga ngo narapfuye muranshyingo
nanjye ubwanjye nkeneye kumenya ni gute mwashyinguye umuntu kandi mbizi neza ko ndi muzima. N'ubu urakizera ko ndi dayimoni? Urakizera ko napfuye? Njye ndizera ko ari umwuka mubi waje kutumaraho ibintu byacu byose. Koko ushobora kubivuza ukuri, ariko umwuka mubi ntabwo ari njye. Urangije kumbwira nigendere se? Reka tuganire nk'abavandimwe kandi unyizere. Gusa icyo nakubwira cyo bivuze imyuka mibi irahari. Nunyemerera nk'umuvandimwe ndakubwira buri kimwe. Ngaho mbwira, mfite iminota 20 ubwira ngiye kwishakira akazi. Iminota 20 koko musabye kugira ngo tuganire? None si iminota 20 ntabwo wamaze kumbwira ibyo umbwira byose. Ubu tugiye kwicara umunsi wose kunsobanurira ibintu by'amadayimoni by'amazima. Nyamara ushatse wantega amatwi Ndaguteze. nanjye ntabwo ari njye wabihisemo. Wowe uri kubita ku ngingo. Nibura sabwa ari mu bizera ko iyo myuka mibi ibaho. Yewe ndi kuyizera nyine kubera ko twaragushyinguye n'indi kubona imbere yanjye. Kuvuga ngo mwashyinguye se ikibi, njyewe roho yanjye barayitwara. Kandi ibintu ninde wabitwaye rero? Amadayimoni. Abahe? Hari ibintu utakwizera muri iyi si, ariko nyamara ushatse wabyizera. Aha hose tuba tugenda hari imyuka mibi. N'ubu byongeye numvise ngo batangiye no kwinjira mu bintu byo gusambana, kwizera kwitwara nk'umuntu udasenga. Hari igihe uryama wabyumvishije hasi njya bikubwiye. nyine nibo wabinyibwiye. None se kuvuze ngo warabyumvishije umbwiye ngo narabikubwiye wabiki? Nyine icyo ushaka kukubwira ari ukuntu uryama cyangwa abantu bakizera ko wapfuye, ariko mu by'ukuri utapfuye bya nyabyo. Ahubwo ari abadayimoni bakwishe barangiza bagasiga ikibi bagatwara roho yawe, bakaza bakayishyira ku isi bakajya bayikoresha icyo bumva bishakiye. Ni muri ubwo buryo nanjye nabuze, kandi byanze bikunze abahari ibyo bintu byose biriho. Ngo byanze bikunze abahari impamvu. Byagenze bite? Ntabwo nkumvishije neza. Nyine ngewe mwabonye ko wenda napfuye, mumaze kubibona, ariko roho yanjye barayitwara bajya kuyikoresha ibindi mushyingura ikintu atari ngewe. Twashyinguye umubiri wawe, roho yawe barayitwara. None roho irafatika uri kumfata? None ndabona wazanye kabuto yakabaraga ya miti iri gukora ikintu iri gukora. Rega no kuba umwana wanjye nibura ameze neza, akaba yarabonye n'akazi, akaba ari gukora, nabyo bimereza imbaraga pe. Bimpa imbaraga nkagira morale, nkumva nyine na bwa burwayi bumeze nk'ubugabanutseho. Birumvikana pe. Noneho umaze ntaratangira gukora, nubwo ashobora kugenda wenda uwo bari gukorana imodoka ukamuha wenda n'ibyo 5 cyangwa se bingahe, none namara kumva yasoje kubyigaho neza bifiteho ubumenyi ku buryo umuntu aza akamubwira ati nkorere ino modoka amafaranga yose arayiwe, noneho bizaba birenze ukubibona. Yewe icyo numvaga nifuza ko ari ukugira ngo ave hano mu rugo cyangwa ave muri biriya byo kugenda yigisha ijambo ry'Imana. Ntago nanga ko yaryigisha, ariko byibura abikore, ariko hari n'ikindi kintu akuriye gukora. Rero kuba yarakuye amaboko mu mufuka akajya kwiga biriya bintu, ndabizi neza ko n'akazi kukabona azakabona kandi azakora. Ntago numva ko yaba ari kubyiga kuriya ngo bosi we ngamureke ataha nta n'igihumba muhaye. Oya rwose bimeze none nk'aho ari mu kazi, bari kwigira mu kazi kuko abari gukora n'undi bari kwiga ibyo bari gukora, ariko bari gukora n'undi iyo modoka. Rero ntago yakorana n'umuntu kuri iyo modoka ngo nk'umwana w'umuntu bakoranye nubwo ari umunyeshuri ngo areke kumuhereza na makeya. Ariko buriya urabizi, buriya nari mfite ikibazo gikomeye cyane. Nari mfite ikibazo cy'ukuntu niyo napfa umwana wanjye nta buzima afite, ntaho afite ho gusigara, byibura avuga ati nzajya nkureho n'iki ngiki.
byanteraga ikibazo wumve nari mfite agahinda kendaga kunyica numvaga ntanezerewe uzi kubyara umwana akangana kuriya adafite n'igitekerezo cyo gushaka n'akazi byibura ngo avuge ngo ngiye gushaka akazi ndebe icyo nakora agahora yigisha namureba umwana agataha yananiwe yagera hano ati mawe ndarya gute nyine bikambabaza nkumva nyine mfite agahinda kandenze ariko ubu ndumva noneho bimeze neza ndanabishimira n'Imana n'ukuri Imana kuri warakoze pe. Amen. Reka umubyeyi wese izo mpungenge bafite yazigira umwana w'umwana kuriya twakiriza n'ibihumbi 2 ku munsi ni ikibazo ariko rwanda kwivugisha gutyo ngewe mbere sinabyumvaga nagaragara nyamba kamwe ati rwose anti ndashaka gira ikintu akora nyina nkumva gende kubirwanya ko ndari kugambuza umugambi w'Imana ariko umuntu ashobora kurira Imana anakora amafaranga birashoboka rero turashima Imana ushize bari warembye cyane basi uri kubasha gufata kare ko kurya ndimo ndarya nta kibazo. Ese mami ko mbona byagucanze rero yego kuri ngende kuri wowe ndi umwana ariko maze gukura pe kandi buriya iyo umuntu avuze araruhuka. Sinakubwira iki wa mwana we Ibibazo ufite nyine ndi interested mu kukumva kandi ukuri byagufasha. Mfite ibibazo by'abana bagenzi bawe. Abana ntago byara like sorry ko bivuga uko ntago wigeze ugira umugisha wo kubona abana kandi nakubwira ngo ni ibibazo by'abana bagenzi bawe. Abana ndabufite abana babiri beza cyane. Ko numvaga nkeneye gusenga. Numvaga nkeneye pasiteri n'anti wanyu. Gusa muri Imana yaza kubigenza neza nta kibazo turabategereza kandi very sorry ko narimbike ukundi nangize ngo ntago yigeze ugira umugisha w'abana numvaga nyine bisa nk'ibimaze ku mutima gusa niba ari abana bigize ibirara Imana izabahindurira Imana ishoboye byose. Ego Imana ishobora byose ndabizi. Bakunda kwita mama ndi ndi mama Soruba ndi mama Fabiola. Fabiola okay ese nta kinini cy'umutwe ufite najya kukigurira ku muhanda nta kibazo. Oya wikwigora ahubwo reka njyewe ngende ngende nkiguriye kari minota mikeya cyase kamuhamagarire batanti yibusha kamuguhamagarire ndebe ko ari twagiye gusenga ntago ajya yitaba uyu mwana arabikora yitabe. Let's try it turebe. Afimana cyakora disano hano bageze tomba harimo umwuka w'Imana harahumura neza. Ntabwo yakwitaho ko aba yagiye gusenga baba bakuyemo amasomo babizi ko anytime twaba disturbing irinzi irangira atitabye ababizi ko anytime twaba disturbing gusa wihangane tuharubura cyangwa se kamubwire kuko mbona utatuje sigira nimero zawe nibaza ndabaguhamagarira niba nta kintu gutwara sibyo rata niba iwanyu ni muri karitsiye cyabisaba gutega uzi urugendo nakoze ukuntu rungana yego ntasubira uragenda ugaruke bakiza ubabwira uti hano haje umubyeyi ndaguha nimero yanjye uze kuyibahereza ndabizi abakozi b'Imana n'ibintu ndababwira ikibazo mfite sibyo kandi ubundi ngiye nifuzaga ko twajyana bakansengera ntago babyanga ko niwo muri Imana yabahamagariye ngashyiramo nimero zawe kuko nubwo nibwo saa 12 ntabwo ndishwa neza ko gusa kenshi nje nasanze murenge niyo andika mama Soruba mama Soruba
Okay. reka rero ngende nshaka kuri farumasi ndeba utunini kandi wakoze kunyakira mama uri umwana mwiza wabaye karibu iwanyu nanjye ngusaba umugisha nk'umubyeyi murakoze cyane gusa utuzi ibibazo zaragira no kumenya kugenda abantu bose babibona ko ufite ibibazo ariko se koko biragaragara mu maso biri kugaragara yego genda useka arenza inseko ariko ngo ugire iryahannye inyoni koko uranda rw'ubona mu maso yanjye ubona harimo ibibazo reka mbyoroshye kandi ndabizi Imana izabikora mu kwizera akoze mwana wanjye bayi yego Mana igendane nawe akoze mwana wanjye bibutse sibyo ego umbabarire bakihagera ndabikora cyane rwose sawa mama Mana irengera ya mama pe bankoramo kopi umubiri wanjye umwe urasigara muhamba igipankarite ngewe wa nyawe baranjana bajya kumfungira ahantu bafite ibyo bashaka kugurisha noneho wa mubiri nyine basigaranye niwe wasigaye uri gukoreshwa hano kuri iyi si ubwo nyine ntabwo ndi kubyumva neza abo bantu bawukozemo kopi ni bande ni amadayimoni ntabwo ubasha ntabwo ubushobozi bw'amaso yawe ntabwo ushobora kubabonesha amaso yawe wowe warababonye ariko njye narababonye kubera yuko bari bafite abo bafungiye none njye nawe dutandukaniye kandi tuvuka amaraso amwe mu mabara umwe ni gute nashobora kubabona uko kandi umbwira ngo ntabwo baboneka abo bantu kugira ngo njyewe ubashe njye mbibone ni uko narabashije kunyambika izo mbaraga zabo bamaze kunkoramo kopi nibwe mwahambye Fabien utari uwa nyawe njye wa nyawe rero nari mfite ahantu mfungiye nibyo nakubwiraga ngo ibi bintu byose bifite imva n'imvano yabyo wari ufungiye rero kuzimu urahazi se Soroba ni amateka maremare nunkundira wambwira ugiye kumbwira ese amateka yawe ndahazi hari byinshi nanyuze muri Soroba urahazi naho wari ufungiye ninde wagufunguye rero uretse akantu gato ko kwizera Imana yonyine navuze ijambo rimwe gusa Imana ishobora byose mu ijoro nk'abantu nashidutse nibona ahandi hantu ukwibana ahandi hantu mpura n'umuntu afasha aho mu gihe gito nibwo nahise ntangira gutekereza kuza nawe nizeye ko urangije kunsobanurira basi nibura aranyizeye bakozemo kopi barangira baramfunga ikuzimu ndahazi mbyumve nyine mbyizere ibyo ngibyo ibyo bihuriye no kubyuka no kwishakira akazi wakibutse ko ndi mushiki wawe koko kandi ukamenya uburibwe n'agahinda dukomera byibuze ko bwa mbere na mbere ari we muntu wabanza kunyizera ukananyereka buri kimwe cyose Jojo yarambwiye ngo uwo teta wundi ngo ari aho aribwa yarashatse yagize ibiki nkanamenya n'uwo teta n'imyitwarire n'ibyo yakoze ku nginga n'uwo mugabo urumva deja hari undi muntu wasigaye mu cyimbo cyane ubwo nari ndi kwitotezwa ndi gupfa nabi ariko hari undi wasigaye kandi akora ibindi bikorwa kuri iyi si nshaka kugira ngo managura ahahise hanjye nanjye ntangire ubundi buzima kandi icyasha satani yansize gishireho none umuntu twahambye gasa nkawe nari gusobanura bakozemo kopi Soroba bakuramo kopi njye wa nyawe ndagenda baramfungirana hasigara ishusho yanjye n'ikibiri cyanjye kopi ntabwo ubizi nkawe ubizi ubizi ngewe ndakwiye kumisha ibigisha imizima nujya ubyuka mu gitondo cya kare ujya umenya ugira umuntu basi byibura reka ngusabe ikintu usabe iki se usabe iki niwe teta n'ikitagaragara ujya guhimbahimba story ngo baragukubise fotokopi bakugira iki n'iki fotokopi se wari impapuro so wifata mu bantu ngo bamuze fotokopi original siri ni wowe nyine ni wowe ndi kubona kari burashaka mbihindura iki se ntabwo ndi teta ariko ndi Fabien ntabwo ndi teta ariko ndi Fabien sawa nakubonye basi reka ngusabe ikintu mbabariza Soroba ngenda gukundura umuvandimwe basi byibura bwari ibyo usohoka muri uru rugo wabanjije ijambo ry'Imana ibyo ukora byose reka gusenga kuko nicyo kintu cyonyine gishobora kugufasha muri ubu buzima bwiza hano hanze hari ibintu utatekereza uzi ko mbibona ko ushaka kunyica ariko utuje
uje kuniga umuntu utuje ku buryo umwigisha umwari nuje twicaraga ku migezi y'Ibabuloni niba mwaricaraga ku Babuloni ugiye kwicara ku muzi kubera ko wakinnye na Satani wakinnye n'urupfu n'ubu urupfu rurwagaze imbere rebana narwo mu maso uri kurubona uri kurubona Renzo n'ubwa mbere nyine nacyo kwica umuntu wumva byishimye birimo biranshimisha bikananzamuka mu mutima nkumva nibura ngiye kuruhuka ngiye kuruhuka kuko nta hantu wancikira hese ngahiruka sihoze wiruka ngahiruka dore na nibereye sigaho nibereye ngahiruka Renzo iruka rwose iruka agenda iruka usige mbonye ariko ntabwo iyo wagiye gusanzwe ngubu urupfu rwawe uri kumbona niwe muntu wa mbere ugize amahirwe yo kureba urupfu rwawe mu maso ahubwo kamugira inama niba ari nk'akantu ufite ko kwicuza kicuza vuga ngo haye nk'umuntu umwe nibura kuba tuziranye muri quartier wewe ngo haye umwanya kuko nanjye mu kukwica nakwica nishimye gake Erega Renzo mu bundi buzima ni nige twazaba inshuti ariko ubu ngubu bwo byaranze reka mbanze mbwire mbere yo kumbwira hagati yanjye nawe hari umwe ugomba kuguma kuri iyi si njyewe cyangwa wowe ubwo niba ufite ubushobozi nyica kuko ngenda kwica pe Akimana igira neza Dave Imana igira neza ku rwego rwo hejuru cyane rwose noneho ukuntu ubwo yagize gutya igahita ikungabiza igahita avuga uti Renzo n'umufata uhita umuha nyina noneho tekereza niyo Mana ikorera ukuntu iguhembye urupfu bidasekeje uzi ikintu kimbabaje muri ubu buzima se ikintu kitubabaje muri ubu buzima rero ndakubwira ikimbabaje ubwo kiratubabaje twese reka ntabwo ikibazo mfite ari uko ngiye gupfa kuko ndanabyishimiye ngewe yego se ndabyishimiye cyane rwose nsanze umbeshye niba hari umunezero mfite niba hari ikintu ndi kumva neza yego ni ukuntu uyu munsi ndiwe nicaranye na data mu ijuru yego ambwira ukuntu nakoze neza musangira agacyayi dusangira agacyayi abagucurangira ikirumbeti abamarayika bambwira ati mwana wacu akaza neza dufatanye guhimbaza Imana tuvuge ngo Imana irera yego aho se mu kanya ningo turitse ngo turabuke ibyibuka rero ngizo kuri warabuke ibyibuka umubiri no gusuzabura yego ariko wawe none ugiye kubora none nta kibazo wabyihutishije ikibazo none wari kuba ugifite nkawe nk'imyaka nk'itatu imbere y'inzoka gumbye kuba ufite akana gasa nkawe k'inzobe cyangwa k'igikara none dore kubera ibintu wijanditsemo ugiye gupfuturitsa ingoto nibura wari kuzabona n'urundi rupfu rwiza nta kintu na kimwe wakora kugira ngo uhindure umugambi w'Imana ku buzima bwawe yego se nta na kimwe nshimishijwe no kugira ngiye gupfira mu maboko yawe nk'uko abyifuzaga nese ubu ngubu Imana yakwemereye ko upfa uturitse ingoto mwana uzi ukuntu bibabaza uzi kubaho ingoto utishimye mu isi utanatera n'urutoki ku muryango w'ijuru wajya n'ikuzimu iyo ugiye ukaba ubabaye waya koze muse wabwirwa n'iki ko bababara wari wajyayo mbwira ko wagiye ukagaruka wasanga ikuzimu se umuntu aba yibereye mu yindi mirimo ahubwo se uwo urajyaye nakubwiye umugoroba ndaza kuba nezerewe cyane noneho Renzo ikintu kimbabaje nuko njye nawe tugiye kuba tunezerewe cyane ubibanijejwe nuko upfuye nanjye najejejwe n'ukuntu nkwishesha gusa ikiriho ndashimira n'uyu mukazana wanjye n'ukuri Mana niba nzaguha iki sinzi ikintu n'ukuri nzaguhereza wambaye hafi ibibazo byose nanyuragamo twabaga turi kumwe andi iruhande ngaho kujya kwa muganga ngaho kumfasha umuhungu wanjye n'ukuri pe ndagushimiye n'ukuri umukazana mwiza narakwishimiye urabizi nawe bwawe n'ukuri pe nyambarira umutima mwiza uzi ko buriya yabonye umuntu urwaye niyo byamusaba ko atakaza inshuti yahitakaza akakita ku murwayi niko ameze kandi kuvuga ngo ni uko wenda ari uko wenda uri nyirabukwe n'ubuzima busanzwe nyine niko ameze
mu bana bose bo mu rugo nyine ubona ko afite umutima nk'abantu ba kera ntabwo ari ko ari umukobwa b'iki gihe ntabwo rero ariko abakazana ubu basigaye bameze kugira ngo ubone umukazana umeze ufite umutima nk'uw'uyu mukobwa afite biragoye pe wenda ikibazo makareka umwumva yakorera Imana yagomba kumenya neza ikindi reka nawe mba mbyikorera kuko mba ni umugabo wanjye bambikorera n'ahazaza ikindi kandi nawe mufata nka mama wanjye numva ibyiza byose bikwiriye kandi ugomba kuba uri muzima kugira ngo uzanarebe ahazaza umwana wawe ndabizi ababyeyi benshi baba bifuza kubona abuzukuru abana be baragize urugo rwiza bakaba bahari wenda aho batumye bakabakebura rero kandi nanjye ndifuza ko abana bazajya bambwira ngo ma tugiye kwa nyogokuru nagira ikibazo nkaza kugisha inama n'umubyeyi mukuru rero kubikora ni ukubyikorera rwose wumve ko n'ibirenze Imana zacu bazabikora kandi antina barakoze kunyumva noneho ubu turi kugendana rero twari duciye ahangaha turavuga ngo tuze kureba uko mumeze reka rero dushimire Imana yagize icyo ikora ubwo duheruka hano twarayibwiye ngo nigukiza tuzayishimira hari abantu benshi mwarwaye n'ubu bapfuye nimba bikomeraho ibyatsi ariko wowe ikomeje kukurinda si kubw'imbaraga zacu ahubwo ni Imana yayikoze reka dushime Imana Imana turagushimiye cyane uri umukozi w'umuhanga twaje ahangaha ushize tubabaye imitima yacu duhagazemo amarira ari menshi tubona umubyeyi yarembye tubona arushijwe n'umubiri turakubwira ngo umurambureho ikiganza cyawe cyangwa se kigiye gikora ibyaha warabikoze ariko ruhera guhabwa icyubahiro komeza umukize Mwami Imana Nyiringabo kandi ukomeze wagurire na pasiteri Mbogo kugira ngo abashe kubona icyo gukora kirambye mwanya umugisha ngambo umugirire neza kuko tuzabavanga mama yarakize tuzavuga ngo utekane nawe ndagiye usigarane nawe nawe kugendane natwe Yesu Kristo umwami wacu amen rero Yesu abamugisha murakoze cyane Imana itaza kugaruka cyangwa se itaza sawa murakoze kandi ntabwo mbaherekeje oya ntacyo ndabona watuye hagati ibyo nawe bitewe yego murakoze iyo mitwe nayisimbutse pe nayisimbutse nimba nta kintu mbwira ngo bigendere basi nibura niba utize ibyo mubwiye nibura wizeye ko ijambo ry'Imana aricyo ryakora ukuntu waje bitewe ubwoba pe ndavuze induru ndekura ubwira ikintu utigeze umenya kimbwira mva ko ndumva n'iminota iri kungendana ubu nakombye ubundi kuba ndi guserebura umurambo wawe ubwo rero ngira vuri kuninza ntekereza ko kubera imirimo yawe idahesheje Imana icyubahiro ibyo wita agahenge kuri uyu munsi ntakanyu kandi wowe yawe iranejeje niyo mpamvu hembwa urupfu nta kibazo uzi ko se kuba ugiye gupfa hari abandi bavutse ubu ngubu ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawe ujya kwa data namujyanye none nicyo kujyanye nicyo kujyanye ibaze ko kwasara ingi ugiye kukujyanayo rero ntabwo urungeranye ahubwo ugiye kuba urufunguzo rwiza rwo kukungezayo ubwo ngiye kukubera urufunguzo kandi ntabwo mbyicuza ngiye kukubera urufunguzo rurerure rero kuko uri inzu ube rurerure ninza gufata iyo ngoto yawe ndayikanda gake gake paka kagufa kavuze ngo turi ahubwo se nta n'icyuma ndetse numva nishimye nta n'icyuma ufite ngo ubanze ukate imitsi y'amaboko oya amaraso avemo gake gake muri gukandisha urupfu rwawe rushimishije mwana ntabwo nakwita urupfu rushimishije gutyo n'ingoto sha iyo ngiyi
ndaryoherwa no kuyituritsa nyine n'amaboko yanjye n'intoki zanjye nyine. Wakwihannye Imana ikakubabarira ikakugira neza ko Imana itamanukiye abashoboye n'abakomeye yamanukiye abantu nk'abo. Ko Imana nikomeza abakomeye. Ese uri kwiyumva wowe? Ikomeza abo yahamagaye. Nyine wowe uri kwiyumva. Uri gutekereza ukuntu nyine uri murambwira ayo magambo. Wagombye ko hari ibindi bintu uri kumbwira nk'umuntu usigaje kuko ubu ngubu tuvugana ni 9:30. Bivuze ngo nguhaye iminota 2 yonyine na 32 urabupfuye. Ese ngo nayo magambo akomeye ko uri kuvuga kuri iyi si nk'umuntu ugiye kuyivaho. Ngiye wenda gusaba ikintu kimwe kabone nubwo napfa. Wakwihannye ukakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza. Imana yiteguye kugirira neza no kukwakira abana bayo. Si wavuze ngo hari ikintu wari umaze imizi usengera? Ngo yasengeraga ngo kuzakora iki harya? Kuzabona urupfu rwiza. Nanjye nasengeraga kuzakwica. Kandi ubwo ngubwo nabibonye. Rero ahubwo se ndakwica uhagaze wicaye. Hitamo ndakwica gutya wicaye cyangwa duhaguruke ngo urupfu rw'icyuba. Kuko urupfu rwo namaze kuruhitamo n'ingoto kuyituritse. Uko byagenda kose ndayituritse. Ijambo rya nyuma. Mbwira rya nyuma. Uzinde kwica. Neza ugahabwa. Kubwiye ko ntakure kuri daturitse. Nubwo wapfita turitse ndongera turitse. Kugiye mu ijoro watuje ugapfa neza. Tuzupfe neza ujye mu ijoro. Ikwasa. Ngo yoreka kujya ukora nyivangira muri business. Kwere kuba twarabaye inshuti ntagomba nkwishe gutya. Ngo wizeye ngo urajya mu ijuru ngo ugapfota rwanye. Icucu gusa. Ngajye none uri kumwe na so. Uhosomo abagucurangira ngo aguha ngo nazavi uvino. Naye ndaba ndi kuri iyi si negereje uwo munsi w'uruhanzi. Wowe nta kibazo. Nubwo nazakubazwa. Nibura nkoze ibyo bishimishije umutima wanjye umva nduhutse. Wenda mu bundi buzima ashobora kuzavuka ndi so cyangwa se ndi grand frère wawe. Dave. Sumu gusereburireho gute? Nkuba mavi nkora iki? Renzo! Wenda mu buzima nzaza ndi grand frère wawe cyangwa se tubi inshuti yanjye. Ngo ndishimye. Okay. Nuni okay. Nako mutagize ngo mundangize. None birangiye ari njye kurangije. Yewe mbanga ya teta wagarutse neza ahimbazwe wagira wari ubizi yuko byaciyemo arahari ariko se wenda ndagarubishijwe ndarubwo ari no kugutangirira ku marembo ndaguri kwijijisha kugira ngo dukuremo inguru nyine ngo nta wundi mupanga ufite uri gupanga ukaba ushaka kwigira undi muntu. Yewe nje kumenya kugira ngo nanjye sobanukirwe kuko ibintu biri kumbaho ntabwo ndi kubisobanukirwa. Uretse kwinjira none se
hari ikintu ngenda ari gusobanukirwa neza. Abantu baragenda bagasiminwa. Nanjye ibyo bintu maze nibyo biri kuncanga. Nukuri kw'Imana nibyo bincanga. Akose tuvuge ko utari kwijijisha. Ntabwo ubuse nakijisha ngo ndungukira hehe. Genda umukozi w'Imana, ndi umuntu wubaha Imana ntabwo naza kubeshya. Wozi ni Imana. Shaka kumenya uwo muntu ni muntu ki? Menye ibyari byo nanjye sobanukirwa kuko iwacu ho bazi ko ngo nanibagiwe. Ushize nabivugaga ndi kwihuta amagambo mvuga menshi ushobora kuba utaranyumvishije neza. Uwo muntu we ni ngaho nyine. Fata weho umugira umuntu widayimoni. Neza kimwe mu bwana. Yego ko mbaye ingadate uko yambaraga n'amadarubindi gameze gutya. Ahubwo uba wumva uri umuntu muzima nyamuzima. Ikibazo mfite. Uninoshe gutya ndagwababara. Yewe nje. Muso umuntu yari noshaka kababara. Oya. Karibu rero ubwo amagambo usobanurire bose neza ukuntu bimeze. Ni karibu nanje ndaba mbari ndi kumva izo nguru. Nese wa mugore ko nabonye afite amahane. Oya. Arimo nawe. Nawe rwose ndakibazo aragwa karibu. Ubwo boss ahari aracisha make. Karibu. Hajye bamwita ngo ki boss wawe. Nuko umuzi. Ntabwo muzi. Yewe uzi ko bya bindi bishobora kuba ari byo we. Ntabwo mwitwa Kiramana. Nubwo mbere iryo zino ryumvishe. Ndago yakuguza uri kwicuruza uri gucuruza ibintu. Yewe Fabiola. Ku muhanda indaya igurisha. Ucuruza ibotike yawe nyine idahumba. Suwe. Ni urwo rwego bigezeho se. None waruzi ngo bagukuye hehe? Oya ntago ari nge. Ngakari buraza kubimusobanurira. Wa mugore araho. Ndakinda ariko gutwara boss iyo hari ndashisha bano. Yewe nabazaniye umushitsi. Yewe muhumure. We. Aha, dore ngo uyu mama we, ngo uyu we n'uw'Imana ngo ndakubwira.